Murakoze cyane. Umusore wanyu Mugisha Olivier kigaruka, nifuje kuvuga ku bijyanye n'amategeko. Ubushize hari ibyo nababwiye, uyu munsi nifuje yuko tuza kureba ku bijyanye n'amategeko kugira ngo tumenye gutsindishirizwa biva hehe, gutsindishirizwa ni iki, ese umuntu yatsindishirijwe aba ameze gute. Ibyo nibyo nifuza ko tuzavugana, gusa nifuje ko tumenya umuntu atsindishirizwa yaratwawe n'amategeko ashaka gutsindishirizwa. Reka turebe noneho ni iki Bibiliya ivuga ku mategeko, ese Imana yatangiye iki amategeko. Reka dusome mu gitabo cy'Abaroma ibice 3 umurongo wa 19. Haranditse ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindishirizwe n'urubanza imbere y'Imana. Aha nifuje kuvuga impamvu ebyiri zatumye Imana itanga amategeko. Impamvu ya mbere twumvise ko ari ukugira ngo akanwa kose kazibwe. Iya kabiri, kugira ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ni ukuvuga Imana itanga amategeko ntabwo yayatanze kugira ngo abantu tuyubahirize, ahubwo iyi mpamvu iri mu Baroma ibice 3 umurongo wa 19 niyo Imana yashakaga, kugira ngo amategeko, ubundi dusomye yuko ibyo amategeko ategeka ni ukuvuga bijyana cyangwa ni byateganyirijwe abantu batwarwa nayo. So mbabwiye nanone ku mpamvu ebyiri zatumye Imana itanga amategeko. Ya mbere ni ukugira ngo akanwa kose k'abari mu isi kazibwe. Icya kabiri ni ukugira ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Bishatse kuvuga ngo ntabwo Imana yatanze amategeko kugira ngo tuyashobore. Mu isezerano rya kera usanga Mose Imana imuha amategeko, mu by'ukuri kuri kiriya gihe iyo Imana Abisirayeli bavuga ngo Mana ntabwo twebwe dushoboye rwose aya mategeko ntitwayashobora, Imana yari kugira gute? Bari kubona ubuntu, ariko bo bikubise mu gatuza. Ubwibone bw'abantu murabuzi, bashaka kwereka Imana yuko babishobora, ariko mu by'ukuri iyo usomye Bibiliya usanga ntabwo bigeze bayubahiriza. Mu by'ukuri Imana itanga aya mategeko yagiraga kugira ngo itugaragaze cyangwa igaragaze ko turi abanyabyaha, igaragaze ibyaha. Ubundi iyo usomye amategeko, reka ntange urugero wenda rw'amategeko y'ibihugu. Igihugu cy'Ubugande, igihugu cya Kongo, icy'u Rwanda, icy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bikomeye bagira amategeko ayo bita itegeko nshinga. Ariya mategeko ubundi ashyirwaho kugira ngo abantu tuzayubahirize, ariko bitandukanye n'amategeko y'Imana, kuko mu buyobozi bw'igihugu iyo bavuze ngo ntukice, niwica uzahanwa n'iki gihano, ntugasambane, nusambana uzahanwa n'iki gihano, wenda ukoze ubusambanyi ku mugaragaro. So bitandukanye n'iby'Imana yavuze. Ibyo birashoboka kuko abantu bacibwa ku byaha bitewe n'ibigo ngororamuco cyangwa ahantu bafungira abantu bakoze ibyaha, ariko ku Mana ho biratandukanye, kuko misiyo y'Imana ntabwo yari ukugira ngo abantu bubahiriza amategeko, ahubwo ko ari ukugira ngo akanwa kose kazibwe cyangwa se abantu bose baceceke, kuko yabonaga n'ubundi batari buzayashobora. Aha, iyo turebye kuri iki gice cya 19 na 20 niho tureba neza tugasanga ko ku gice cya 20 havuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ni ukuvuga Imana indi mpamvu yatumye itanga amategeko mu by'ukuri ni ukugira ngo abantu bimenyeho icyaha, kandi koko niko bimeze, kuko iyo umuntu nta mategeko ahari, ni ukuvuga ntanga urugero rwo mu muhanda. Mu gihugu cy'Ubugande cyangwa abantu bakoresha icyongereza bakunda gutwarira ibumoso, abakoresha igifaransa batwarira iburyo. Mu by'ukuri uvuye mu gihugu cya Kongo ukaza mu gihugu cy'Ubugande, ni urugero ndi gutanga, utwara imodoka ntukurikize amategeko mu gihugu cy'Ubugande bashyizeho yuko ugomba guhindura umukono utwariramo imodoka, icyo gihe barakugonga bakanagufunga. Ariko mu by'ukuri iryo tegeko ritariho, nta cyaha cyaba kiriho, watwara uko ushaka mu muhanda. So iyo utsinzwe n'amategeko, intego y'Imana ibigezweho mu by'ukuri. Iyo wubahirije amategeko kandi ntabwo Imana ibitsinze, kandi muri kamere y'Imana ndanayishimira cyane kuko itagitsindwa. Ntabwo Imana itsindwa, niyo mpamvu
nta muntu ku isi ushobora kubahiriza amategeko. Abantu twagiye turwana nabyo, ukarwana no kubahiriza amategeko ariko bikarangira utayubahirije. Kubera iki? Kuko Imana nyine idatsindwa, kuko uyubahirije ariya mategeko bikaba byagukiza urupfu. Mu by'ukuri Imana yabitsinzwe. So turamutse rero tudatsinzwe, Imana yabitsinzwe, kandi Imana ntabwo ijya itsindwa. Reka turebe n'iki Yakobo yavuze ku kintu kijyanye n'amategeko. Reka dusome mu gitabo cya Yakobo, igitabo cya Yakobo ibice bibiri, duhere dusome umurongo wa 10. Haravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Ni ukuvuga Imana mu rwa rugero natanze mu bihugu, mu by'ukuri hari igihe waba inyangamugayo mu gihugu, wanagira agakosa gato y'ukora bakavuga mu by'ukuri uyu muntu ntabwo asanzwe akora ibi byaha, uyu muntu ntabwo asanzwe ari umujura, cyangwa se uyu muntu yasitaye kuri mugenzi we aramwica, ntabwo asanzwe ari umwicanyi. Icyo gihe hakaba icyo bita kugabanyirizwa ibyaha cyangwa kugabanyirizwa igihano. Ariko ku Mana ho Yakobo aravuze ngo umuntu wese ku gice cya 10, ku gice cya 10 ku murongo wa 2, umurongo wa 10 ku gice cya 2 avuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose. Ni ukuvuga amategeko yose Imana itanga uko angana, ukayubahiriza yose, ugasitara kuri rimwe gusa, yayandi yose uba wayacumuye ku Mana. Nuko Yakobo yabivuze. So abiringira amategeko baragowe, kuko Imana iratubwira ngo iyo wishe rimwe gusa, itegeko rimwe ritarenzeho irindi, cyangwa nta rindi tegeko wongereye kuri yandi yose, ukicamo rimwe gusa, ubucumuye ku Mana. So hari n'icyo Luka ibice 10 umurongo wa 24, nifuje naho ko tuhasoma kugira ngo wenda bigende neza, mwumve ukuntu Yesu yabajije umwigisha amategeko. Luka igice cya 10 umurongo wa 24, reka tuhasome naho mwumve. Kandi ababwira yuko ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Igice cya 10 umurongo wa 24, Yesu abaza umwigisha umunyabyaha, ni ukumwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati misha nkore nte kugira ngo ndagwe ubwami bugingo buhoraho. Nawe aramubaza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo n'iki? Aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo buhoraho. Haleluya. No kuvuga aha Luka cyangwa Yesu ashatse kutwereka yuko ugomba gukundisha Imana umutima wawe wose, mugenzi wawe ukamukunda nk'uko wikunda. Ariko mu by'ukuri tutabeshye tukavugisha ukuri, usibye no gukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose, nkunda kubwira abantu ngo icyo kintu ntabwo gishoboka. Kubera iki kidashoboka? Ntabwo gishoboka kuko uyu munsi wa none bamwe ni abacuruzi, abandi ntabwo ntibishoboka yuko waba uri mu iduka ngo uhe umwanya wawe Imana. Ubundi Imana idushakaho igihe, idushakaho ibitekerezo n'ibindi byose. Ntabwo waba uri umunyeshuri cyangwa uri umwarimu ngo igihe cyawe, ubwenge bwawe byose ubihe Imana, kuko hari ibindi ubihaye amasomo n'ibindi. So Luka rero aha Yesu umwigisha amategeko aramubwira ngo ngenze nte kugira ngo ndague ubwami bw'Imana. Yesu aramubwira ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Nuko Yesu yabonaga yuko bidashoboka. Yabonaga nibyo bya bintu nababwiraga ngo amategeko aragoye. Nibishoboka yuko ubwenge bwawe, ibitekerezo n'ibindi byose wabiha Imana, kandi mu by'ukuri hano mu isi ugomba kurya, ugomba gukodesha, ugomba no gutekereza ni hehe sente ziva. Akanya watekereje rero ko ugomba kurondera cyangwa gushaka ayo mafaranga, icyo gihe bishatse kuvuga yuko already wataye ya nshingano yo kugira gute, yo gutekereza ku Mana.
So bishatse kuvuga ngo umunyabyaha nubwo yayubahiriza yose nk'uko nabibabwiye, akica rimwe, ntutekere. Hari igihe wakunda wenda mugenzi wawe nk'uko wikunda, tubyemere, ariko se wakunda Imana n'umutima wawe n'ubwenge n'ibitekerezo n'ibindi byose? Ni ukuvuga rero Imana itanga amategeko, mu by'ukuri ikintu nyamukuru yashakaga yuko abantu amategeko azajya bamenyesha ibyaha. Ntabwo Imana yatanze ari amategeko kugira ngo tuyubahirize, ari ibyo yari gushyiramo inyoroshya, ikavuga ngo ni urugero, ikavuga ngo niwiba rimwe, nusambana rimwe nzakubabarira, cyangwa nusambana ukibuka agira gute, ariko ntiwice nzakubabarira. Ariko yo iravuga ngo byose uko angana. Narababwiye ubushize ngo amategeko mu ncamake ni 10, amategeko ya Mose, ariko ubundi arenga 600, niko nababwiye, na 13 ndakeka niba mbyibuka neza. Ariko urumva ayo mategeko yose, hari umugabo w'umuhanga twaganiriye arambwira ngo ubundi nta nubwo Imana ivuga ngo itegeko kwica rimwe, ahubwo iravuga ngo ingingo y'itegeko. Ni ukuvuga ko hakundi itegeko riba rifite uduce twinshi, ka gace gatoya iyo ukishe gusa uba wishe amategeko yose. So icyo mategeko yaje kudukorera rero, ikintu nshaka kubwira abantu, hari abantu bakunda kuvuga ngo none se Yesu yaje kugira ngo amategeko aveho, none se ubwo no, ubundi amategeko ni umushorera. Amategeko niyo adushorera akadushyikiriza Kristo. Amategeko yaradushoreye aratuzana adushyikiriza Kristo. Ubundi niwo mumaro munini w'amategeko. Ibyo wabisanga mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 24, uhasomye niho havuga ko amategeko ari umushorera udushorera ukatugeza kuri Kristo. So kwizera kumaze kuboneka, ntitwaba tugitwarwa n'ayo mategeko, kuko hariya twahereye batubwiye ngo amategeko ubundi, reka tuhasome, ni Abaroma ibice 3, Abaroma, katwongere tuhasome ibice 3 ku murongo wa 20 na 19. Reka nongere mpasome kugira ngo tuhumve neza. Aha, 19 haravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo. Aha niho nashaka kubabwira, no kuvuga iyo udatwarwa n'amategeko, ntabwo icyo amategeko avuga biba bikikureba, biba byavuye kuri wowe. So hari hategerejwe uzaza kudukuraho ibyaha. Ubundi reka mbivuge muri ubu buryo, ni ukuvuga hari hategerejwe Yesu Kristo yuko aza, ibyaha byacu hakaba icyo bita sin transfer. Ubundi amategeko Imana ntabwo yatanze amategeko kugira ngo tuyakurikize. Hari ahantu Yesu ubwe mu gitabo cya Luka ibice 11 umurongo wa 47, muzabona ishyano kuko mwubaka 46, arababwira ati namwe abigisha amategeko muzabona ishyano kuko mwikoreza abantu imitwaro idaterurwa, namwe ubwanyu ntimukozeho n'urutoki. Bishatse kuvuga ngo iki? Hano Yesu yeretse abigisha amategeko ko bamugeragezaga, arababwira ngo mwebwe, afata amategeko ayagereranya n'umutwaro uremereye, nabo ubwabo bataterura ngo batakozaho n'urutoki. No kuvuga ni bya bintu ubwira abantu ngo ntimukibe, ntimugasambane, ntimugasinde, ntimukagire gute, wowe ukabaca inyuma ukagenda ukabikora. Bishatse kuvuga ngo bigisha abantu cyangwa babwira abantu ibintu nabo ubwabo batabasha gukora, cyangwa ngo bakozeho n'urutoki. Ni ukuvuga umuntu akakubwira ngo ntukibe, mu by'ukuri wasubira inyuma ugasanga ni umujura, ni umusambanyi, akora ibyaha byinshi nk'uko biri mu mategeko, cyangwa yica amategeko, kuko icyaha ubundi nta kindi, icyaha ni ukwica itegeko. So iyo wishe itegeko rimwe uba ukoze icyaha, nibwo busobanuro bw'icyaha. Yesu rero afata amategeko ayagereranya n'umutwaro uremereye cyane
umuntu atabasha kugira gute, atabasha kwikorera. So uyu munsi nifuje yuko mbabwira amategeko, nkabaha n'ingero z'ibyo abantu bagiye babivugaho. Yesu ubwe yabyivugiyeho, hari na Yakobo yarabivuze, hari n'indi mirongo myinshi muri Bibiliya igenda ibivugaho. Gusa uyu munsi nashatse yuko mumenya ko abantu ubundi amategeko yaje kugira ngo Imana yereke, itwereke ububi bwacu, itwereke ubutaha tuzavugana ku ishusho nyakuri y'umuntu cyangwa the true image y'umuntu cyangwa yawe, umenye ububi bwawe, umenye kuvuka uri mubi, waremwe uri mubi, utarakira Yesu ntabwo uba ishusho yawe nyakuri irahinduka. So murakoze cyane, numva ari cyo nabaganiriza kuko uyu munsi nari nababwiye ngo turaganira ku bijyanye n'amategeko, amategeko ububi bwayo, ko amategeko ni mabi cyane. Niba ari umutwaro uremereye n'abayatwigisha ubwabo batashobora kwikorera, bishatse kuvuga ko amategeko atari ikintu cyiza kuko ntiwayubahiriza, kandi twabonye ko Imana itayatanze ngo tuyubahirize, ahubwo Imana yatanze amategeko kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'intebe y'Imana. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye ni Mugisha Olivier, ndi umuvugabutumwa nk'uko nabibabwiye. Ushaka rero kudukurikirana wakora icyo bita subscribe, urajya kuri YouTube channel yawe cyangwa kuri YouTube ukore subscribe, ukore comment, utubaze ikibazo cyose ushaka, ubisharinge n'abandi cyangwa ubisangize abandi kugira ngo nabo babashe kumva ubutumwa bwiza, ubutumwa bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.